mana nyagasani ariko kuko burya aho umutindi yanitse niri ubuse mana nyagasani ubuze ndamugeraho gute arahamagaye tayari ado sha mana nyagasani sheri no kwihangana rucikiye mu nzira urukweto ubwo bigiye gusaba ko nje mbaza nka rudodesha gusura ihangana pe mana wiye kumumba barushakasha reka nshaka umukorodoniye ubwo se urukweto rwanuze siko nararukora se rwa mukamuyango nurundi rurashaka gucika se ngaraza kutura saa 8 ubwo aracyarika umva sisi wakihangana se nkakubaza yego ubu muri zikotsi mu mubaza akabazo yego urumva nari ndimo ngenda urukweto rucikiraho hari umuntu wandusha nyine waba udoda inkweto muri zikaritsiye ngo ndangire yego reba hano hepfo rero hano gato gutya ku kayira ugiye kumanuka gutya iburyo bwawe aho utabona umukorodoniye ubu nukuva ndahita manukira gutya iburyo ngo ndahita ntabwo niho umukorodoniye yabaye cyane kuri urakoze sisi imana izaguha umugisha twancikiyeho nakundi ihangane urahita wagera gusa wambaye neza merisi saki zitakara biriwe neza biriwe karibu kiriya mwaje ryari dore mwe mwicaye hano hari no kwicara hariya ariko nta kibazo hano ntabwo ntaguye karibu ikibuno se wumve ngo amano yacitse urukweto rwacikiyeho ngiye mu rugendo shawe fasha no kuri pe warugiye oya ntabwo ari ngombwa wowe nkorera ahubwo ndakwishyura ngaho rero uretse mbanze ndurebe urukweto sinose nugushyiramo kore n'urudodo urumva naka kararegarega dore kagize kuko nirinze kugakomezamo kugira ngo kadeta gaturika gukomeza kurwamba harya hano bahadoda bate bahadoda gute ntese ntabwo uri simbona uri kudoda aya ntacyo ndabizi ahubwo ikintu natekerezaga si urudodo se ndashyiramo runo rusanzwe se urabona ahanga urashyiramo kore uhafatanya hano naho uradoda nyine akadodo kugira ngo kano kaboro gafata mwino kahite gakomera kararegarega karanga hano sugo nyine hano ngirira vuba Korodoniye nigendere rwose nari ngiye mu rugendo w'inimba uratanga ngahe uzaha narenza 200 si ko rugiye gusiga muto akira fite ufate ibyo utaha winyicira akazi wenyicira akazi we umugabo uri umupapa uri umusore 200 sana ngiye kugura isuka base wowe nguhangaye yegerayo nayo nyine wamfashije wa mugabo we kuko ngiye ahantu hakenewe cyane ko mfasha no kuri primary wanyumvise nyine ndakwishyura ngayo we mbwira uko ubishaka erega wa mwana we bino bintu by'umweto tuba tubizi niyo nguca amafaranga ntukagire ngo nta kibazo mbwira igiciro ese ko umuntu aba navuze urukweto reka nkubwire ndarumaraho amasaha menshi cyane sibyo konde kwihuta amafaranga make yasubu ntacyo ugura umusore urimo uragenda azana icyatana ariko nabwo nagenda n'amaguru ngize menshi 500 niba ubyemera umbwire ngaruka yegerayo iki kikaba kigize ndareba ndisha umva se iki umva nyine nkubwire iki ngiye uranga kunkorera ngo icyatana nta kima nkugirire vuba ugende
ariko nta ntukahita wivuga amafaranga barayatora oya gukorana no guhahira aho nkorera vuba vuba ndi kwihuta oya nta kibazo nturakara shirimo nuza ko rifata kandi ushyiremo supaguru bitazashishuka bigahita bitura hajya nkuzanira n'ikiraka bifite izifunze ahubwo reka uretse mubwire gato sibyo kore nayishyize muri urukweto yanshiranye sibyo wowe uragenda uraza kurutora ryare nimugoroba urasanga narukoze ndagenda ndajya he rukora ubu none handi kugenda ngenda kuzi so nsanze hasa rukore ngende nkomeze urugendo urasanga narukoze genda ukagure ndagusigariraho ikigere usigayemo muri ubwo hantu ngiye ndasubira mu rugo uzuko urugendo nakoze kugira ngo mve mu rugo ukuntu hangana ubwo se wambwira gute ko na wowe ugenda ukagure ndagusigariraho rero mu Avance njye njya kugura kore sibyo urukweto rwawe urasanga nagize ute narugukoreye byose ibintu byarangiye none se ubwiye ngo ukorera hano bakwita ndubu njyewe se banyita Jackson ngiye mura kuri no seta aha ni uhora ese uranahaje uyu munsi gasura nagafashe se oya none ndira umwana nahita ngukanya kandi ndagukora ku buryo n'ubutaha uzajya urute uzagaruka ukisanga hano akira ngarurira 600 kariwe mu kirambere nari nakire se kuri amafaranga ndago zibumva genda kwita nizeye kugusigira urukweto rwanye nubwo ntacyo warukoresha akomurana umva se wewe wigira ikibazo sibyo nakana kari hano ngo natume ku muhanda wowe n'ubundi uraza kuyatora utoranye n'amafaranga nta kibazo kirimo ino niyo seta yanjye yizerera ese utangize urakora iki cy'amafaranga yawe uragaruka ariko nkubwiye nsubitse urugendo rwawe abo ndoro urimo uraninza nagakwiye kuba nagize ute nabisoje sangahe 8 sanga utararudoda urankubira kabira amafaranga mukiye iyo serivisi ntabwo tujya tuyabakiriye nini ndazi karundo kurimo kuko ngende n'ibirenge kuko nakugenda nakaguru kato Vai hano. Nossa. Ngibi ni biki barumbwira. Igikapu baragikoze ntabwo bagikoze. Ni sam Korodoniye. No sibi ni ibiki do reba hano. Igikapu kirakoze. Ubu kirakoze kino gikapu. Kirakoze. None sinenzi ko yagikoze nakimusigiye yanambye ko yakikoze. N'ubundi gutuma nukubura uko ngira. Usimara sinje. Nanugo sinagucekinga kiguha ibintu bise nibwo bibi. Nese ko nasize igikapu. Ndagenda ambwira ngo yasoje kukidoda ndamwishyura arakimereza nese ari kwirirwa warebaga warufashe yakimeze nese yarebaga ko we yarambwiye ngo utabonye bino utabonye undebe nawe sinawe imbwira nabi ubwo ari wowe ngiye nawe ndi kukubwira gutya niba yambeshye ngo yakidoze se na imaze ntayibona ntagira yahirgira kinga pushimeze gutya Mute Yeshiseho. Mwana kuza mutagambise wabaye. Je kureba yambaye umukorodoniye reba urukoto narwugiyemo narutudesheje. Narerese guciha. Nusije kumuteza ngo debera nawe unera. Torabura bene wanyu sinye meza hano. Nawe ugukupata nawe. Nusije kumutera ijya kumuteza ingaro. Akuyame. Ijya kumuteza ingaro ni. Ari nabwo naruje biramuhaza. Genda igihugu. Ubwo ari kubaro. Ngo mweteze ako ugunda ari wowe ngiye nandi kukubwira nagenda kimusigira arakidoda ngiye kukizana ndamwishyura arambwira ngo ndora akajisha ko ajya kunyereka umuntu irabase nyine nigende ngiye kino gikweto cyanananiye kuki Yesu ndashaka urashaka ko nyidoda gute Dodahacitse ariko reka mbwe nawe rero urasibibazo winda ndaruguru jyane kurure amukorodoniye ndabyoroshya wa rudoze warukire se korode mereza igihumbi cyanjye narakiriye
gisa n'ushinzwe kugutunga doda kandi ndavana birangiye wa mutekamutwe twaye ahangaha uko rwananiye ahubwo uradodesha amenyo mereza igihumbi cyanjye mbijyana hanze ubusore gutyaza urabona wagiye ureba ndodera urukweto ntunzane ubwo bugore reka ndebe ibikoresho reka kudoda ndabizi urudodo se ubundi ruri yego ntabwo urudodo narwibagiwe yego rukure kuri ya sarubeti meze bite se Korodoniye uwo ninde we arashaka iki Korodoniye mbwiye ko twafunze komera cyane nyawo twafunze ni amahoro karibu se nicarira ese bimeze bite Korodoniye ubu naraguhize umutwe warahiye niba wenda nk'Imana yabonaga ngiye kuza ikakubwira iti va simbizi none se ubu rwa rukweto n'icyo narudodesherezaga cyararangiye amafaranga nakwishyuye ntiwangaruriye koko ukunda Imana ibanda umunyamahoro nzanye mu bibazo turaguruka oya ikibazo cy'urukweto rwawe cyo imbere y'urukweto sinitaye ngo nararudoze meza igihumbi amafaranga se muri nanjye mereza icyanjye Korodoniye ntabwo nshaka ko uyu munsi tujya mu bugambo ngiye kukudodera wenda kudodera tuza kandi nta rudodo ufite njyewe bimeze bite se kuri kubumba ikibazo cyawe baratumujene wowe ikibazo cyawe wenda bizi kuko wanakingejejeho mbere y'abandi bose sibyo kudoda ibyo bintu utaragikemura niba ari icya mbere nawe itonda dodera urukweto namuhaye igihumbi cyanjye umva wowe uratumujene umwanzuro w'umuntu banza hano banza nyine wumve nyine mbanze mbabwire mbakirana sibyo uyu musista uje umusanga hano kandi ikindi wowe dufitanye gahunda sibyo gahunda iriho wowe ugiye kugira ute nta gahunda nakuzaniye ugiye urukweto urarudoda se watuje ngagukorera urukweto rwawe Korodoniye wowe ugiye kugira ugiye kuba ugiye uraza kugaruka nimugoroba nduguhe iyi ni inshuro ya nyuma ngiye kubisoma ni ijyanye murasanga yarusoje rwose mereza urukweto rwanjye n'amafaranga inote bitabaye ibyo ngibyo nari ni ijambo nshaka kumva umbwira none ndebera agiye kudodesha cyangwa se uko ibintu byawe bikomeye wowe hasi no kwishura igikapu ntabwo usigaye ufite n'abakiriya ubu se niba muje gukoreshaho ibintu byanyu iki gikapu kirakoze kuki wambeshye ngo wankore igikapu kandi ntacyo wakoze igikapu se sinagikoze igikapu kirakoze iki gikapu sinagikoze mubaze na kimwe ndakubaza iki gikapu kimeze gutya gikoze he mbari umbwira hano gikoze nakigoye kidafunze kino gikapu cyiciye se n'imbeba zakiriye yagihekeye fasha uko duhuriye aha ngaha twese turi kugutura ibibazo by'uko wabikoreye nabi uri kwiyuhanyanyiza ibintu byose n'imbeba urukweto rwanjye n'amafaranga ibi ngibi ntabwo ako musore igikapu jugunyuza nyiracyo cyangwa upfa kujugunya gusa igikapu jugunyuza nyiracyo dusanza ntabwo nshaka gushwana nawe ko iki gikapu mva mushiki wanjye nese kuba ikibazo cy'iki gikapu ni ikintu gito cyabaye kuko nari nashatse ibikoresho byose ariko yamaye amafaranga make bitari bikwiye ubwo bugambo yaguhaye amafaranga make utuma kutagikora ariko munyongiye andi nabasha kugura Korodoniye ibikoresho byanjye ubwo bugambo ufite gira ngo mushaka wewe tuza tegumbi nuko icara no mutwishyurize njye siko namuhaye nyine cyane ugabanya kafu bicara hano yavuze ngo mbimereze nyine uri kureba ikintu uza kwimurarega gato kiki wakingiraho gutegeka siba musore ngo igikapu nigende mfite gahunda ngiye mereza inote y'igihumbi n'urukweto cyo ni ikintu nshaka kubona cyonyine nari karaga ishati karangiza igihombo nayo bimaze iminsi ndende pereza n'ibisanga cyane soye nanjye karahavuye ese mukwiye kuri muramwaza ibikoresho byanyu itonda ahubwo ntindashaka wasageze ngo wende ni gutwara nawe amaherezo haguruka muhungu akira nibi nuko haguruka tugende haguruka se ngo turi kubyumva neza nasoni tube tukuretse ibiki tumujyane ku kagari niho agomba kujya wowe kusoma muretse gatoya tube turetse ubizi sawa ufite n'uruvugiro we wavuga uretse gatoya haya